umuti uvura udusebe two ku gifu. Simetidine ni umuti ukoreshwa mu kuvura no kurinda udusebe two ku gifu. Uyu muti uboneka ari ibinini byo kunywa cyangwa ibyo bashyira mu mazi bikayenga mbere yo kubinywa. Uyu muti unyobwa ari ibinini bigakorwa ku mpamvu zitandukanye. Ubusanzwe uyu muti unyobwa ari ikinini kimwe cya miligarama 200 cyangwa miligarama 400 mbere yo kubagwa. Icyo gihe mu kuwukoresha biba ari ukurinda ko aside yo mu gifu itaba nyinshi ikaguca ibisebe mu gihe bagiye kugutera ikinya ngo bagwe kandi wariye. Urugero, ibi bibaho cyane igihe umugore agiye kubagwa byihutirwa. Ku rundi ruhande, uyu muti unyobwa ari ibinini 2 ku munsi mu gihe hari kuvurwa udusebe two ku gifu. Iki gihe uyu muti ukoreshwa ku murwayi w'igifu, by'umwihariko akaba afite ibisebe mu gifu cyangwa se arwaye ikirungurira. Reka dusobanukirwe ingaruka uyu muti ushobora kuba watera ku mubiri. Uyu muti ushobora gutera impiswi, ushobora gutera kuribwa umutwe, ushobora gutera kugira umuriro muke, ushobora gutera kwishimagura ndetse no kuzungera. Reka dusobanukirwe ibintu byo kwitondera kuri uyu muti. Uru rutonde ntirugaragaza ingaruka mbi zose simetidine ishobora gutera ku buzima, bityo uramutse ukeneye gusobanukirwa byinshi kuri wo, ni byiza kubaza muganga cyangwa umuhanga mu by'imiti ukuri hafi. Uyu muti ntibyemewe kuwuvanga n'indi miti irwanya aside mu gifu nka maloxi. Uyu muti ntibyemewe kuwuvanga n'indi miti irwanya aside mu gifu nka Relcel. Uyu muti ntibyemewe kuwuvanga n'indi miti irwanya aside mu gifu nka hydroxide d'aluminium. Uyu muti ntibyemewe kuwuvanga n'indi miti irwanya aside mu gifu nka gastricide n'indi miti yose irwanya aside mu gifu. Ku rundi ruhande kandi ntabwo byemewe kuwuvanga n'indi miti y'igifu nka omeprazole. Uyu muti ntibyemewe kuwuvanga n'indi miti irwanya aside mu gifu ndetse n'indi miti yose iri muri iri tsinda. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Dukorera ibiganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira umubiri, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kanda subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Wadusanga no kumbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media, ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo ari yo yose, nyabuneka twandikire muri comments, turasangira ibitekerezo. Mu gihe bakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ukore share ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.